bishe, barwanye, baroze, banganye cyangwa se ibyaha byinshi ntarondora. Kuvuga ngo wowe uba uzi ko ngo nibyo bizatuma ucirwaho iteka, ariko Imana iri kuvuga ngo, cyangwa Yesu yaravuze ngo Imana abantu iciraho iteka ni abatizeye Yesu Kristo. Kuvuga ngo umuntu utizera Yesu Kristo niwe wamaze gucirwaho iteka. Utamwizera wese yamaze kuricirwaho. Ni ukuvuga ngo uyu munsi yamaze gucirwaho iteka. Ntabwo azaricirwaho kera, yamaze kuricirwaho. Ntabwo azaricirwaho n'ibyaha akora, azacirwaho nuko atizera izina ry'Umwana w'Imana. Ubuntu bw'Imana rero bukubeho. Niba utari uzi kino kintu ukimenye. Imana ntabwo izaciraho iteka, cyangwa se abafite ibyaha ntabwo ari bo